Mwene data nshuti y'Imana nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu, Imana iguha umugisha. Njyewe ndi MUSONI Flavien. Dukomeje muri ya gahunda yacu twihaye yo kwiga igitabo cy'Abaheburayo. Uyu munsi tugeze ku gice cya 7. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wabanye natwe kandi kubana nawe twabikuyemo imigisha myinshi, yaba imigisha y'iby'umubiri, yaba imigisha y'iby'umwuka n'imigisha y'ibyahazaza. Ibyo byose byaratunejeje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dukomeje kubana nawe mu ijambo ryawe kuko ariho honyine dushobora gukura imbaraga, niho dushobora gukura ubwenge, niho dushobora guhinduka, kandi ijambo ryawe ni ryo rifite imbaraga yo gutandukanya ibyo twibwira rikatwerekeza mu byo wowe utubwira. Ngaho ubane natwe, Mwuka wera akomeze yishimire kubana natwe muri iki cyigisho. Duciye bugufi kugira ngo tumenyeshwe amabanga y'ubwami, kugira ngo duhinduke duse n'ubwo bwami icyo bwifuza kuri twe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Igitabo cy'Abaheburayo igice cya 7. Iki gice ni igice gisa naho ari kirekire. Uyu munsi turakora igice cyacyo cya mbere, guturuka ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14. Uyu munsi niho turi bugarukire. Noneho rero ejo tuzatangira ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 28. Ubwo iki gice rero tugiciyemo ibice bibiri. Paulo yandika igitabo cy'Abaheburayo igice cya 7 yibanze cyane ku bigendanye n'ubutambyi. Reka nkwibutse inshuti yanjye yuko turimo turagenda dusatira inyigisho y'ubuturo bwera, aho tuzamenya byinshi ku bigendanye n'uko umunyabyaha ahinduka umukiranutsi, urugendo Imana ikora ibabarira umuntu n'ibisabwa, ndetse n'icyo Imana ikorera umunyabyaha atabasha kwikorera. Ariko uyu munsi iki gice cya 7 cy'Abaheburayo kiratwerekeza ku butambyi bwa Yesu. Mu gihe Paulo yandika iki gice, ubutambyi bwa Yesu n'icyo Kristo yari cyo byari bikigirwa impaka cyane n'Abayahudi rusange ndetse n'abandi bantu no mu itorero. Hari abantu bemera Kristo ariko bakamwemera uruhande rumwe, urundi ugasanga ntibemera ubushobozi bwe n'ububasha bwe. Kuko ibyo rero Paulo yanditse yuko Kristo yari umutambyi, yerekana ubutambyi bwa Melikisedeki ko bwasuraga ubwa Kristo butazakuka. Igice cya 7 umurongo wa mbere. Melikisedeki uwo wari umwami w'i Salemu n'umutambyi w'Imana isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami, amuha umugisha. Niwe Aburahamu yahaye 1/10 cya byose. Ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Ntagira se, ntagira nyina, ntagira abasekuruza, kandi ntafite itangiro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ahubwo ashushanywa n'umwana w'Imana, ahora ari umutambyi iteka ryose. Nuko mutekereze namwe uburyo uwo muntu yari akomeye, byatumye ndetse Aburahamu sogokuruza mukuru amuha 1/10 cy'iminyago y'inyamibwa. Kandi abana ba Lewi ari bo bahabwa ubutambyi, bafite itegeko ryo gukoresha abantu 1/10. Nibo bene wabo, nubwo abo bakomotse ku rukiryi rwa Aburahamu. Ariko dore wa wundi utakomotse mu muryango wabo yakoresheje Aburahamu 1/10, kandi aha umugisha nyiri byasezeranijwe. Nta wahakana ko uworoheje ahabwa umugisha n'ukomeye. Murongo wa 8. Kandi muri twe abantu bapfa nibo bahabwa 1/10, naho icyo gihe cyahawe uhamywa ko ahoraho. Ndetse byabasha kuvugwa yuko Lewi uhabwa 1/10 nawe ubwe yagikoreshejwe ku bwa Aburahamu. Murongo wa 10. Kuko yari akiri mu rukiryi rwa sekuruza ubwo Melikisedeki yamusanganiraga. 11. Nuko niba gutunganywa rwose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cyabwo ariho abantu baherewe amategeko, niki cyatumye bigikwiriye ko undi mutambyi aboneka wo mu buryo bwa Melikisedeki, utavugwaho ko ari mu buryo bwa Aroni? Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Kuko uwavuzweho ibyo ari uwo mu wundi muryango utigeze gukomokwaho n'uwakoze umurimo wo ku gicaniro. Murongo wa 14. Kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi.
mu ncamake y'iki gice cya karindwi cy'Abaheburayo, mwene data harimo haragarukamo izina Melikisedeki. Dukeneye kumenya Melikisedeki, ese yabayeho, ese Melikisedeki ntiyabayeho, ese Melikisedeki yabaga he? Ndetse ahangaha Pawulo yarongeye agarura umwami n'umutambyi w'i Salemu. Melikisedeki uyu nguyu turaza kwinjira cyane, turaza kwitabaza igitabo, ibitabo bitandukanye biza kudufasha kumenya ibi bintu bya Melikisedeki, cyane cyane ko uyu Melikisedeki nanone Bibiliya ivuga yuko ntabwo ari ubwa mbere avuzwe mu Baheburayo, kuko hari n'ahandi yavuzwe harenze hamwe muri Bibiliya mu isezerano rya kera, turaza kuhareba. Bibiliya ivuga ko uyu Melikisedeki yari umwami n'umutambyi w'i Salemu. Ubwo Bibiliya iragaragaza ko yafatanyaga ibintu bibiri, kuba umwami yari inshingano imwe n'umutambyi inshingano imwe. Ese ibi bintu bishushanya iki? Yahawe na Aburahamu 1/10. Byanga byakunda uwo nshyiriye 1/10 aba afite inshingano zirenze izanjye. Ibi bisobanuye iki rero? Niba Aburahamu yarahaye Melikisedeki 1/10, Melikisedeki yari afite ububasha n'ubutware buruta ubwa Aburahamu. Ntagira se na nyina, nta basekuruza agira, kandi nta tangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo. Ibi bisobanuye iki? Ese ntago yari umuntu wabayeho? Ese Melikisedeki yaba ari umumarayika wamanutse yigira umuntu? Yaba se ari Kristo wihinduye Melikisedeki kugira ngo abonane na Aburahamu imburagihe mbere y'uko Kristo yongera guhura na Aburahamu? Ese ibi bintu bisobanura iki? Ashushanywa n'umwana w'Imana, bisobanura iki? Hano Pawulo yavuze yuko yarakomeye kurusha Aburahamu. Ibyo nabyo tugomba kuza kubireba. Ntiyakomotse mu muryango wa Aburahamu. Ibi ni ukuvuga mu muryango wa Aburahamu. Mu muryango wa Aburahamu, Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara abana bahabwa inshingano zitandukanye, umwe ahabwa imwe n'undi indi. Ibi rero turaza kubireba. Uhamya ko ahoraho yahawe 1/10. Ibi bifite ikindi kintu biza gusobanura cyane. Hano muri iki cyigisho turaza kwibanda kuri iki kintu, gutunganywa kwazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi. Ariko nyuma hari hakenewe umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Turaza kureba ubutambyi bwabanje bwa Beneroni bwarakomeje, ariko ikibazo bwatanze igisubizo cy'inyokomuntu, cyangwa n'ubundi nyuma byaje gukenerwa yuko haboneka ubutambyi bwo mu buryo bwa Melikisedeki. Ese ubwo butambyi bwo mu buryo bwa Melikisedeki nyuma y'uko ubutambyi bwose burangira, ese ubu butambyi burahari uyu munsi wa none? Ngira ngo mu cyigisho cy'ejo abo twiganye igice cya 6 barabyibuka. Ubutambyi bwagombaga guhinduka n'amategeko agahinduka, ariko nagira ngo mbabaze, ese ubutambyi bwagombaga guhinduka akajyaho bwa Melikisedeki? Ubwo amategeko yagombaga guhinduka ni amategeko 10 y'Imana cyangwa ni amategeko yagengaga ubwo butambyi? Amategeko yagengaga ubutambyi bwa Beneroni yagombaga guhinduka kuko twinjiye mu butambyi bwo mu buryo bwa Melikisedeki. Ariko amategeko 10 y'Imana yo ntiyarebaga ubutambyi, yari amategeko areba ubwami. Kubw'ibyo rero amategeko 10 ntiyagombaga gukurwaho kubera ko ubutambyi bugize gute bukuweho. Reka twinjire mu cyigisho cyacu. Zaburi 110 umurongo wa 4, Bibiliya ivuga ngo iki? Uwiteka ararahiye ntazivuguruza ati, uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Kubera iki Dawidi yabivuze? Kubera ko ibya Melikisedeki byari byabanje kuvugwa mu Itangiriro igice cya 14. Itangiriro igice cya 14, abasomyi ba Bibiliya murebe umurongo wa 17, hatubwira yuko Aburahamu atabarutse avuye gutsinda Kedorelawomeni n'abandi bami bari kumwe nawe, umwami w'i Sodomu yamusanganiye mu gikombe Shave, nicyo gikombe cy'umwami. Kandi uyu mwami w'i Sodomu yari ari kumwe n'umwami w'i Salemu, ariwe witwa Melikisedeki. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose. Murongo wa 19, amuhesha umugisha ati, Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose, nyir'ijuru n'isi, kandi Imana isumba byose ihimbazwe. Yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha 1/10 cya byose. Umwami w'i Salemu abwira Aburahamu ati, mpa abantu ibintu byijyanire. Aburahamu asubiza umwami w'i Sodomu ati, Aburahamu asubiza umwami w'i Sodomu ati, ndahirishije Uwiteka kumanika ukuboko kwanjye, niwe Mana isumba byose nyir'ijuru n'isi, yuko ntazatwara akadodo cyangwa agashumi k'inkweto ko mu byawe, kugira ngo utibwire uti ni njye utungishije Aburahamu. Aburahamu amaze kumenya
kwitegereza aba bagabo babiri. Yarabitegereje, umwe yari umwami w'i Sodomu, undi yari umwami w'i Salemu. Umwami w'i Salemu, Aburahamu byonyine arebye izina rye, arebye n'aho ayobora uko hitwa, amurebye n'uko ateye, mwuka w'Imana muri Aburahamu wamwemeje yuko umwami w'i Salemu atandukanye n'umwami w'i Sodomu. Kubera iki? Umwami w'i Salemu hari icyo yari afite kinyuranye n'icy'umwami w'i Sodomu. Reka rero dukomeze twumve Luka igice cya 3:33. Ubwo tugiye gukurikirana kugira ngo tuze kumenya Melikisedeki yabayeho koko yari umuntu cyangwa ntiyari umuntu. Reka duhere muri Luka igice cya 3:33 mu masekuruza ya Yesu. Batubwira ngo iki? Batubwira amasekuru, ariko bagera kuri uyu murongo bakatubwira ngo mwene Aminadabu, mwene Aruni, mwene Hesironi, mwene Peresi, mwene Yakobo. Yakobo ubwo we muramuzi. Yakobo mwene Isaka. Isaka nyine ni mwene Aburahamu. Aburahamu ni mwene Tera. Tera ni mwene Nahori. Nahori mwene Serugi, mwene Rewu, mwene Peregi, mwene Heberi, mwene Shela, mwene Kenani, mwene Arupakisadi, mwene Shemu. Shemu muramwumva uwo nguwo. Shemu ni mwene Nowa. Nowa ni mwene Lameki, ubwo ni mbere y'umwuzure. Lameki ni mwene Metusera. Metusera ni mwene Henoki. Henoki ni mwene Yeredi. Yeredi ni mwene Mahalaleri. Mahalaleri ni mwene Kenana, mwene Enoshi, mwene Seti. Seti muzi wo muri Bibiliya. Mwene Adamu. Adamu nawe akaba ari uw'iki? Ari uw'Imana. Kubw'ibyo rero murabyibuka muri Edeni, ubutambyi Adamu na Eva bamaze kwirukanwa muri Edeni, bahawe gahunda y'uko bazaza bavugana n'Imana ibyo bayisaba, n'isezerano ryo gucungurwa kwabo ryagombaga guca ku mwana w'intama batambye muri Edeni, inyuma ya Edeni bamaze gukora icyaha. Ikintu kigaragara rero nta kindi, inyuma ya Edeni batangiye gahunda yo kuzaza batamba. Kubw'ibyo rero uyu murage wo kuhagararira iby'Imana wagiye uhabwa abantu bamwe. Urugero, Adamu yabyaye abana benshi, ariko umurage wo guhagararira iby'Imana no kuba umutambyi w'ubwoko no gukurikirana umurage w'inama y'agakiza ngo uzasohozwe byashinzwe Seti. Nyuma ya Seti byarakomeje, muzabwirwamo Henoki. Nyuma ya Henoki hajemo Metusera. Nyuma ya Metusera, ubwo nyuma yaho habaye umwuzure, ariko Imana yari yatoranyije Nowa. Kubw'ibyo rero Nowa niwe wari ufite ariya masezerano y'iby'agakiza, ibyo twita spiritual inheritance. Noneho Nowa abyara abana batatu. Muri abo bana batatu ba Nowa murabyibuka yabyaye Shemu, Hamu na Yafeti. Nyuma y'umwuzure habaye ikibazo, ariko nanone Imana yagombaga gutora uwizakomerezamo imigisha muri abo bana. Umugisha rero w'ubutambyi, umugisha wo guhagararira Imana no kuyihuza n'abantu, washinzwe Shemu. Kubw'ibyo rero muri busange neza Melikisedeki yari usoza igisekuru cy'ubutambyi bwa Shemu mwene Nowa. Kandi ikintu kigaragara ngiki, yari atuye i Kanani. I Kanani aho yari atuye hari hatuye bene Hamu. Bene Hamu rero bari abapagani, mu magambo make ntago bari bafite aya masezerano y'iby'agakiza. Kubw'ibyo rero birumvikana yuko aho yari atuye nk'umuntu wari uzwiho yuko akorerana n'Imana kandi ari mu gisekuru cyahawe umugisha wo guhuza abantu n'Imana, byatumye ahinduka umutambyi ndetse ahinduka n'umwami w'i Salemu. Niwe wari usigaranye uburyo bwo gutamba no guhagararira imisengere y'ukuri yemewe na Yehova. Birumvikana rero ko yari azwi. Melikisedeki yari umwami n'umutambyi. Bisobanura yuko umwami, izina rye ryerekanaga Melikisedeki yari umwami wo gukiranuka. Umurwa yayoboraga witwaga Salemu, bisobanura umurwa w'amahoro. Ubutambyi bwe rero bwabayeho mbere y'ubutambyi bwa Aroni, kuko ubutambyi bwa Aroni bwakomotse kwa Adamu, bwakomotse kwa Aburahamu. Aburahamu aburaga Isaka, ntago bwigeze bujya kwa Ishimayeli. Noneho rero Isaka nawe amaze kubyara, abyara umwana witwa Yakobo, abyara na Esawu. Ubu butambyi, ubu buryo bwo kwegera Imana murabyibuka yuko Esawu yabugurishije isahani y'ibiryo, murabyibuka neza. Kubw'ibyo rero bwahawe Yakobo. Yakobo rero arangije yabyaye abana 12. Muri abo bana be 12 buri mwana wese yagiye agira icyo ahabwa, ariko babiri bo muri bo badasanzwe. Umwe n'umwana witwa Yuda yahawe ubutware. Yahawe ubutware. Mu magambo make abami bagombaga kuzaza bakomoka kwande? Kwa Yuda. Ari nayo mpamvu Yesu nawe yagombaga kuzakomoka kwa Yuda. Noneho abatambyi bagombaga gukomoka kwa Aroni.
kwa Lewi, ku mwana witwa Lewi. Uwo mwana witwa Lewi rero ni ukuvuga ngo niwe waje gukomokwaho n'abandi. Lewi yakomotsweho n'ubutambyi, Yuda akomokwaho n'ibigendanye n'iki, n'ibigendanye n'ubutware, Dani ashingwa ibigendanye n'imanza. Ibi bintu byose byari bifite ukuntu byubatse muri uriya muryango wa Yakobo. Twihuta rero, hari byinshi dukeneye kumenya. Ezira igice cya 2 umurongo wa 61 bagaragaza iki? Mu gihe Abisirayeli bari barimo gutahuka mu gihe cya Ezira babara abatambyi, Bibiliya itubwira ngo iki? Umurongo wa 61, Ezira igice cya 2. Kandi nabo mu batambyi bene Habaya na bene Hakos na bene Barizilayi w'umunyagaleyadi washatse umugeni mu bakobwa ba Barizilayi w'umunyagaleyadi akamwitirirwa. Umurongo wa 62, abo bashatse amazina yabo mu mibare yo kuvuka kwabo ntibayabona, nicyo cyatumye batekerezwa nk'abahumanye bagakurwa mu butambyi. Umutirushata ababwira yuko batarya ku bintu byejejwe cyane kugeza ubwo hazaboneka umutambyi ufite Urimu na Tumimu. Aha bakoze ubushakashatsi bajya mu gitabo cy'abatambyi, barareba babona hari abo barimo kubona, hari n'ababuraga amasano yabo, ababyeyi babo, aho baturutse, uko babayeho. Noneho rero kugira ngo barinde ubutambyi butangirika, bafashe umwanzuro yuko umuntu batarimo kubona muri icyo gitabo, batarimo kubona imibare yo kuvuka kwe, uwo ngo bamufata nk'utari umutambyi kugeza igihe hazaboneka umutambyi mukuru ufite Urimu na Tumimu. Yari amabuye abiri yerekanaga ukuri n'ikinyoma ku bintu. Aya mabuye yatungwaga n'umutambyi mukuru kandi yabaga ku buturo bwera. Bigaragaza yuko rero hari igitabo, hari igitabo cy'amateka cyashyirwagamo amateka y'abatambyi, icyo bita priest genealogical details. Nuvuga ngo icyo gitabo cyabagamo amateka, amavuko, amasano, imyaka, imibereho y'abatambyi n'igihe babereyeho. Kimwe rero mu bintu bitangaje, habagaho n'igitabo cy'amateka y'abami. Iki gitabo cy'amateka y'abami hagombaga kubonekamo amakuru y'ababyeyi, ibisekuru, igihe cyo kuvuka no gupfa, icyakozwe naho cyakorewe mu gihe cy'ubuyobozi bwe. Muri ibyo bitabo rero byose Melikisedeki amakuru ye barayabuze, kubera yuko amakuru bari bafite ni amakuru ahera kuri Yuda na Lewi bene Yakobo. Amakuru ya mbere yaho ntayo bigeze bamenya yo kwa Shemu. Kubw'ibyo rero ibi byatumye na Pawulo abizamukiraho yerekana yuko Melikisedeki ntafite se, ntafite nyina, n'amateka ye ntazwi. Imana yashimye yuko amateka yawo y'uyu mugabo, y'uyu Melikisedeki atamenyekana, kugira ngo bishushanye neza amateka ya Kristo, kuko Imana yari ibizi yuko mu gihe cya Kristo ibitabo by'abatambyi n'iki batazakira, yaba mu bigendanye n'ubwami yaba n'ubutambyi, ubutambyi bwa Kristo batazabwakira. Niyo mpamvu uyu munsi wa none, nubwo Kristo adafite amateka yanditse mu bitabo by'abatambyi b'Abayuda, akaba atanditse mu bitabo by'abami babayeho b'Abayahudi, ariko ntibibuza Kristo kuba umwami n'umutambyi mukuru w'ubwoko bw'Imana butuye ku isi yose. Ibi bigatuma rero Melikisedeki na Kristo bafitanye isano. Ariko aya magambo aratangaje, na Kristo nuko ubutambyi bwe n'ubwami bwe mu bitabo by'amasekuru y'Abayahudi ntabwo rwose, nta hantu bigeze babyandika. Aya mateka ndimo kubabwira nagerageje kuyakura mu gitabo cyitwa Bible History Old Testament volume ya mbere. Ni igitabo gisobanura amateka ya Bibiliya y'isezerano rya kera, volume ya mbere, page 73 kugeza kuri page 78. Ni kuri chapitre ya 12. Ndetse iki gitabo cyanditswe na Ellen G. White Estate, cyangwa se abari nshinzwe kurinda inyandiko za Ellen White. Iki gitabo nibo bacyanditse. Nagira ngo rero dukomeze, nureba neza uri bubone hari urutonde rw'abatambyi. Ukurikije abatambyi bahereye mu muryango wa Yakobo, bahera ku mwana wa Yakobo witwa Lewi, bareba abitwa Abakohati, abakomoka kwa Merari n'abakomoka kwa Gerishomu. Noneho ugasanga uwitwa Merari ubutambyi bwe bwarakomeje, uwitwa Gerishomu bwarakomeje, ariko Imana yashimye ko
kwa Kohati. Mu muryango wa Kohati havukamo Amuramu. Amuramu yari papa wa Aroni na Mose. Papa wa Aroni na Mose rero murabizi aba bombi bashinzwe ibigendanye n'ubuturo bwera. Nadabu na Abihu bene Aroni barapfuye, ubutambyi bukomereza kwa Eliyezari na Itamari, ariko kwa Mose naho Imana hatoraga abatambyi, uwitwa Eliyezeri na Gerishomu, abana bande, abana ba Mose nabo babaye abatambyi, birakomeza. Ukurikije ibi rero ndagira ngo nkubwire ngo uri bushake Melikisedeki ntabwo uri bumubone. Kubera iki? Uru ni urutonde rw'abatambyi rufitiwe ibitabo by'Abaheburayo banditsemo amateka y'abatambyi babayeho, abatambyi bakuru babayeho. Melikisedeki ntabwo agaragaramo kubera ko amateka bafite ahera kuri Yakobo na Lewi, bagakomereza kuri Kohati na Merari na Gerishomu, bakazaza bakagera kwa Aroni na Mose, bagakomereza aho ngaho. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire yuko nanone nagerageje kureba genealogy of the kings of ancient Israel and Judah. Ni ukuvuga ngo igitabo cyangwa se ibumbiro ry'amasekuru y'abami ba Israel na Yuda mu gihe cya kera. Byantangaje yuko iyi genealogy nayo ubwayo iratangirira kuki? Iratangirira kuri Sawuli, nyuma ye haraza Dawidi akomeze haze Adoniya, Salomo na Busoromu barwanira ubwami bimanuke, bijye kwa Salomo, kwa Rehobowamu bimanuke, bijye kwa Jehoramu bikomeze. Ahangaha ntabwo uri buhabone Melikisedeki kuko ni uwa mbere w'aya mateka. Kubw'ibyo mu bitabo by'Abaheburayo ushatsemo Melikisedeki ntabwo yabonekamo. Kandi ni nako bimeze nujya gushakamo Yesu ko yabaye umwami. Uretse kuba ku musaraba baranditse, Pilato yaranditse akavuga ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Abayuda baragenda baramubwira bati reka da, ntabwo ari umwami wacu, turabihakanye, ahubwo genda utwandikire, ngo genda uvuguruze ibyo wanditse, wandike ngo uyu yiyitaga umwami w'Abayuda. Pilato arabwira ngo icyo nanditse nacyanditse. Mu gitabo cy'Ibivuzwe byose bavuga yuko ngo Imana niyo yategetse Pilato kugumishaho ayo magambo. Kubw'ibyo rero Yesu yapfuye ibi bintu bibiri byombi abifite. Icya mbere, Pilato wari umwami w'Abaroma bayoboraga isi yose, kubw'umwuka w'Imana ntiyamenye ibyo yanditse, ariko yahamije ko Kristo ari umwami. Kandi nanone igihe Kristo yari ari aho ngaho yari nk'umutambyi mukuru. Kubera iki? Umutambyi mukuru wese yagombaga kwemera gupfira abantu. Umutambyi mukuru w'Abayuda yaravuze ngo ikiruta, wari uriho mu gihe cy'urupfu rwa Yesu, yaravuze ngo ikiruta nuko umuntu umwe yapfa aho kugira ngo ubwoko bwose buzapfe, Abaroma bazadusenyera umurwa. Kubw'ibyo rero n'umutambyi mukuru wari uriho yameje ko adashoboye. Kubw'ibyo rero Kristo ari ku musaraba yari umutambyi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki kuko ntakomoka kwa Aroni, kandi yari umwami mu buryo bwa Melikisedeki kuko nanone ntago yakomokaga kwa nde? Yari umwami ko yakomokaga kwa Yuda, ariko nubwo atari yanditse mu bitabo, ariko ibihamya byagaragaje ko ari umwami. Kubw'ibyo rero ubutambyi n'ubwami byariho mu gihe cya Melikisedeki. Nyuma yaho kwa Yakobo byaratandukanye, ubwami buragenda bujya kwa Yuda, ubutambyi busigara kwa Lewi. Byarakomeje bigenda bitandukanye gutyo, ntihongeye kuzabaho umuntu waba umwami wabe n'umutambyi. Byongeye guhurira ku musaraba i Karuvari muri Yesu Kristo, niwe wongeye guhinduka umwami n'umutambyi. Ariyo mpamvu yari afite ububasha. Yesu ibyo bintu byamuhaye ububasha bw'amagambo dusoma mu Byahishuwe 1:6. Byahishuwe 1:6 Bibiliya iravuga ngo akaduhindurira, musome guturuka ku 5, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. Ibyo bivuze iki? Ubutambyi n'ubwami. 6, akaduhindurira abami n'abatambyi b'Imana ye, ariyo na se, icyubahiro n'ubutware bibi bye iteka ryose, amen. Kubw'ibyo Yesu ntago yahindutse umwami n'umutambyi gusa. Yohana mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 6 yabonye ko Kristo none afite n'ububasha natwe bwo kuduhindura abami n'abatambyi. Amen. Ibi bintu rero biratangaje. Melikisedeki yasozaga ubutambyi n'umurage w'iby'Imana muri bene Shemu. Niko Kristo nawe yagombaga gusoza iby'umurage w'iby'Imana kwa Aburahamu. Ndetse ibi bintu biratangaje. Kubw'ibyo rero ndagira ngo nkwibutse yuko ubutware n'ubwami n'ubushobozi mu gitabo cy'Ibyahishuwe bagaragaza ko byahawe Kristo. Hari inshingano z'umutambyi. Kuki Kristo atagumanye ubwami ahubwo bikamusaba no gufata ubutambyi?
inshingano z'umutambyi zari izi: guhagararira abantu imbere y'Imana. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri, umutambyi yari ashinzwe gutamba ibitambo no kuzana amaturo ngo bigere imbere y'Imana bitanduye nta nenge. Ikindi kandi, umutambyi yari ashinzwe umurimo w'ubuhuza, mediator, guhuza abantu n'Imana. Atari uko Imana ariyo ifite ikibazo, ahubwo abantu nibo bafite ikibazo kandi bakeneye Imana ngo ibabere igisubizo. Ikindi umutambyi yari ashinzwe guhesha umugisha ubwoko bw'Imana. Nk'uko Aburahamu yahawe umugisha na Melikisedeki, byari igishushanyo cyerekana yuko bene Aburahamu bose ndetse n'abatuye isi yose bakeneye umugisha, kuko icyaha cyazanye umuvumo. Uwo mugisha wagombaga guheshwa nande? Guheshwa na Kristo. Niyo mpamvu Yesu igihe azagaruka azavuga ngo nimuze abo data yahaye umugisha, muhabwe ubwami bwabatunganyirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ikindi, indi nshingano yari iy'umutambyi. Umutambyi niwe washakirwagaho amategeko y'Imana n'ubwenge. Musome muri Maraki igice cya 2 umurongo wa 7. Kubw'ibyo rero ni ikintu kitumvikana, ni ikintu kidasobanuka uburyo Kristo abantu bamurekera ubutambyi ariko ntibamurekere ubwami. Nagira ngo mbibutse yuko umutambyi niwe washakirwagaho amategeko y'Imana n'ubwenge. Kubw'ibyo rero, niba Kristo ari umutambyi wacu, dukwiye kumushakiraho ubwenge, igitabo cy'Imigani igice cya 1, ariko nanone dukwiye kumushakiraho n'amategeko. Ni gute Kristo yaba umutambyi akabaho nta mategeko? Amategeko y'ubutambyi yahindutse ni amategeko yakomokaga kwa Aroni y'ubutambyi busanzwe, ariko amategeko y'Imana, ya leta y'Imana, kuko Kristo ari umwami n'umutambyi, ntago yakwemerera yuko yabaho nta mategeko. Zekariya igice cya 6 umurongo wa 13, Bibiliya iravuga ngo ni koko niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka. Uyu ni Kristo wagombaga kuzabikora. Azagira icyubahiro, azicara ku ntebe y'ubwami ategeke, kandi azaba umutambyi ku ntebe ye. Bombi bazahuza inama zizana amahoro. Ibi ngibi birerekana ibigendanye n'inama y'agakiza. Inama y'agakiza yagennye yuko ubu bwami n'ubutambyi byagombaga kuzahurira muri Kristo Yesu kugira ngo inyoko muntu yongere ibone agakiza. Nshuti yanjye, ndagira ngo twihute nkubwirize kuri yuko Melikisedeki ntabwo yari ikimanuka nk'uko ibitabo bimwe bisobanura by'abantu biyandikira bisobanura. Nta nubwo Melikisedeki ari Kristo wihinduye Melikisedeki kugira ngo azabonane na Aburahamu ase n'umujijisha kuko igihe cye cyari kitaragera. Oya, Melikisedeki yari ariho gusa nk'uko Bibiliya ibitubwira mu Baheburayo. Murebe mu Baheburayo, Abaheburayo igice cya 7, Bibiliya iratubwira ngo iki? Bibiliya iradusobanurira neza yuko Melikisedeki uyu nguyu, umurongo wa 3, Bibiliya avuga ngo ntagira se na nyina, ntagira abasekuruza, kandi ntafite itangiro ry'isi cyangwa iherezo ry'ubugingo. Ibi nabisobanuye, ahubwo ubwo ashushanywa n'umwana w'Imana ahora ari umutambyi iteka ryose. Mu magambo make, Melikisedeki iki cyari nk'ikibwirizwa Pawulo yatangaga. Kubw'ibyo yifashishije Melikisedeki kugira ngo amugereranye na Kristo, abantu bazi kumva uburemere bwa Kristo, kuko bagendaga ibya Melikisedeki babyumvanaga uburemere bwinshi. Kubw'ibyo rero yashaka kubereka yuko Melikisedeki yamwifashishije nk'ishusho, yamwifashishije nk'umuntu ushushanya. Mu magambo akomeye cyane nasomye mu gitabo cy'Urwibutso n'Integuza. Urwibutso n'Integuza cyanditswe na Ellen White. Urwibutso n'Integuza cyanditswe ku itariki 18 z'ukwa 2 1890. Urwibutso n'Integuza yo ku itariki 18 z'ukwa 2 1890. Mbibutsa yuko iki ni ikinyamakuru, ariko amagambo yacyo akomeye yakomokaga mu mwuka w'ubuhanuzi. Baranditse ngo Kristo niwe wavugiye muri Melikisedeki, umutambyi w'Imana isumba byose. Melikisedeki ntabwo yari Kristo, ahubwo yari ijwi ry'Imana mu isi. Yari ahagarariye data wa twese, kimwe n'abandi bo mu bisekuru byahise. Kristo niwe wayoboye ubwoko bwe, kandi niwe wari umucyo w'isi.
amen. Mu magambo make twihuta, Melikisedeki ntabwo yari Kristo, ahubwo yari umuntu Imana yavugiragamo muri icyo gihe. Mu magambo make yari ambasaderi w'Imana, nk'uko nawe uyu munsi wa none uhagarariye Imana aho uri. Kandi ikindi, ijwi ry'Imana abandi bantu bose bari bararyinangiye, bene Hamu. Kubw'ibyo niwe wenyine wari usigaye wari ukibasha kumvira ijwi ry'Imana, akumva n'icyo Imana imubwiye. Niyo mpamvu Imana yashatse kuvugana na Aburahamu ibicisha muri uyu mugabo witwaga Melikisedeki. Bitewe n'iki? Ubwami yayoboraga. Yesu Kristo yitwa umwami w'amahoro. Ikindi kandi Bibiliya itubwira ko Kristo tuzimana nawe muri Yerusalemu yo mu ijuru, mu murwa w'amahoro. Kubw'ibyo rero urumva yari amapica yasobanuraga ibintu bijya gusa Pawulo yabyifashishije yerekana ubushobozi bwa Kristo ko we arenze Melikisedeki. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo ngiki cy'ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana rikatubwira yuko Kristo niwe uwayoboye ubwoko bwe, kandi niwe wari umucyo w'isi uhereye kera kose. N'abandi bo mu bisekuru byahise, Kristo niwe wagiye ubavugiramo, niwe wagiye ubayobora. Kubw'ibyo rero nshuti yanjye, ubutambyi bukuru bwa Kristo bukwiye kudutwara. Ndabizi neza uzasanga abantu bajya mu misa ku cyumweru. Buriya misa ni igitambo, misa ni igitambo. Ubwo biravuze ngo padiri ni umuseseredoti, ni umutambyi. Kubw'ibyo buri cyumweru haba misa. Misa ntabwo ari amateraniro, misa ntabwo ari amasengesho asanzwe, ni igitambo. Ibi bintu uramutse ukoze ubushakashatsi uzasanga uyu munsi wa none Kiliziya Gatolika ihamya ko ifite ubutambyi, ndetse ikanavuga ko ifite ubutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Ariko nagira ngo nkubaze nshuti yanjye, uyu munsi wa none ninde ushobora kuduhuza n'Imana utari Kristo? Ninde ushobora kutubabarira ibyaha utari Kristo? Ninde ushobora gusobanura amasengesho yacu neza utari Kristo ngo agere ku Mana asobanutse? Ninde ushobora kwakira amaturo yacu, akakira ibitambo byacu bigahinduka bizima, bigahinduka ibyera bishimwa n'Imana atari Kristo? Ninde muyoboro, ninde nzira? Nihe handi twakura amahoro n'ibyiringiro hatari mu butambyi bwa Kristo? Igihe kirageze ngo ubutambyi bwa Kristo tumenye yuko buruta ubutambyi bwa Melikisedeki, kandi buruta ubutambyi bwo ku isi bwose bazapirata. Zaburi 85:11. Imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Ibi bintu Dawidi yabyeretswe ari ubuhanuzi bweruraga ibizabera i Karuvari. Ibi Dawidi yabyeretswe nta handi hantu ibi bintu byahuriraga uretse mu buturo bwera gusa, uretse ku musaraba i Karuvari, uretse muri Kristo Yesu mucyo arimo kudukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru. Nta hantu na hamwe ukurikije amateka y'inyoko muntu imbabazi n'umurava byahurira. Nta hantu na hamwe gukiranuka n'amahoro byahurira. Ariko muri Kristo Yesu, yaba i Karuvari, yaba mu bikorwa byakorwaga mu buturo bwera, yaba icyo Kristo arimo kudukorera hera cyane, gukiranuka n'amahoro byahoberanye. Amahoro yakomokaga ku bwami. Iyo ubwami bwabaga bwiza n'amahoro yarazaga. Gukiranuka kwakomokaga ku butambyi. Iyo ubutambyi bwabaga bwiza bwayoboraga abantu ku gukiranuka kwakomokaga mu buturo bwera, abantu bakaba beza. Kubw'ibyo rero muri Kristo Yesu gusa niho gukiranuka n'amahoro byahoberanye. N'uyu munsi wa none niwakira Kristo akakubera umwami n'umutambyi mukuru, gukiranuka kw'Imana kuzaza muri wowe, n'amahoro y'Imana atemba azaza muri wowe. Mu magambo make, uyu munsi ndagusabira ngo gukiranuka kw'Imana n'amahoro yayo bihoberane muri wowe, bihuze kandi byumvikane. Imbabazi z'Imana itugirira n'umurava w'Imana bihurire muri twebwe, kugira ngo icyo Kristo yakoze tucyakire. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Melikisedeki yabayeho agira amahirwe, umucishamo ijwi ryawe, ashushanya ibyawe. Reka natwe uyu munsi wa none nubwo utari mu isi, abatureba bakubone kandi bahere ko baguhimbaze. Ndakwinginze Mwami Yesu kugira ngo ubane natwe, winjire muri twe, kugira ngo gukiranuka kwawe n'amahoro yawe bihoberanire muri twe. Turifuza cyane yuko umurava wawe ndetse Mwami Uwiteka n'imbabazi zawe nabyo byinjira muri twe, kugira ngo urutoki rudushinja ibyaha rwigizweyo, ahubwo twubura amaso tukurebe, wowe mutambyi wacu mukuru ushobora kutubera byose. Witeguye kuduhindura abami n'abatambyi. Kubw'ibyo rero Mwami Uwiteka, reka tukwemerera imitima yacu yihindure, udukure mu cyaha n'igisa nacyo, kugira ngo tukubere abami n'abatambyi, kugira ngo ubwo ugiye kugaruka uzasange tukwiteguye. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.